mbanje kubasuhuza abantu mudukurikirana kuri iyi channel yacu ya Bavandimwe TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu nka bitatu by'ingenzi. Hari ibibazo mukunda kutubaza muri komenti, ndetse hari na gahunda tubafitiye imbere, ndetse no kubashima. Ibyo ni ibintu bitatu tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Ibi bintu bitatu rero reka tubanze icyambere no kubashimira. Turabashimira cyane abantu mudukurikirana ahangaha kuri iyi channel yacu ya Bavandimwe TV. Ikintu mukora rwose ni ikintu kitwongera imbaraga, kandi ni ikintu cyiza kuba mudutera inkunga iyo kureba ibintu byacu, mugakora subscribe kuri iyi channel, ndetse ntimurekeraho gukora subscribe ngo mutureke gusa, ahubwo mugakurikirana n'ibintu byacu, ndetse tukagenda tubona na comment zanyu. Ni ibintu byiza kandi ni ibintu bitwongera imbaraga. Ni njyewe MC tubana buri munsi. Abantu benshi rero bakunze kwibaza impamvu ntajya nkunze kubiyereka. N'ubu muri kureba ko amashusho atari meza, muri kureba ko hari ahantu ndi nyine hatuje ukuntu, ariko mukareba ko amashusho atari meza. Telefone dufite ubushobozi bwayo ntago bushobora gufata amashusho meza ngo tube twabagezaho amashusho agaragara neza, asa neza, ariko nta kibazo kuko twiyemeje kubagezaho ibintu bitandukanye. Ikindi, abantu muri komenti bagumye batubaza ngo kubera iki tubahereza amasomo ariko ntitwandike amagambo, mbese ibyo tuvuze ngo bigende byiyandika nk'uko twabitangiye mbere tugitangiza iyi gahunda yo kwiga. Icyo kintu impamvu tutagikora, telefone yacu ifitemo ikibazo kandi dukoresha telefone, ntabwo twari twagira ubushobozi cyangwa se amikoro yo kubona iyindi telefone. Ifitemo ikibazo cyo kuba ikora buhoro, ndetse ikagiramo ikibazo cyo kuba ikunze kwihagarika mu gihe turi nko kweditinga, mu gihe turi gukora ibintu runaka, mu gihe turi kuyifashisha. Mbega ifite ikibazo cyo kugenda yihagarika, ihagarara, se nabyita mu gufurizinga cyangwa sinzi, ariko ifite ikibazo cyo kugenda yihagarika. Ubwo rero iyo turi mu kweditinga, iyo dushaka nko kugira ngo tugahereze amasomo yo kwandika cyangwa se amasomo nyine atandukanye yo kuba twagenda ducishaho imyandiko mu buryo turi kuvuga, cyangwa se mu buryo bwa lyrics, kugenda ibyo tuvuze byiyandika, biratugora cyane mu kweditinga, kuko telefone nyine ifite icyo kibazo cyo kugenda ihagarara. Niyo mpamvu mubona tutakibikoresha. Dukora uburyo bwo gushyiraho ifoto, maze tukagenda sound iri inyuma tuvugiraho nyine kuri ya foto, amagambo atiyandika. Gusa ni ukudusengera, ni ugufatanya amasengesho, tugafatanya, ndetse mukanasharinga aya mavideo yacu ku bantu batandukanye, kugira ngo twuzuze ibintu bisabwa wenda kuri YouTube, ahangaha kuri iyi channel, kugira ngo twuzuze ibintu bisabwa. Noneho nitumara kuzuza ibintu bisabwa, wenda tuzabe twakwishyurwa, se wenda mu minsi iri imbere tubona agafaranga ko kugura iyindi telefone, cyangwa se tubone amikoro yo kubona iyindi telefone. Ariko icyo nicyo kibazo dukunze kugira, kubera ko iyo komenti nabonye hariho abantu bayitubajije ngo ese no kubera iki tutabandikira amagambo ngo yandike, babone bamenye kuvuga ururimi rw'Ikigande, banamenye no kubyandika. Ariko telefone ifitemo icyo kibazo, telefone yagize ikibazo. Ubwo rero turi gushakisha uburyo twabona iyindi telefone nko mu minsi iri imbere, cyangwa se mu myaka iri imbere,
wenda nko mu mwaka uri kuza, niko dufite gahunda, wenda nko mu mwaka uri kuza niyo gahunda dufite ko twazabona iyindi telefone. ngira ngo ikibazo cya komenti y'umuntu wabajije ati kubera iki mutatwandikira amagambo ngo tuyamenye ukuntu bayandika, ngira ngo nawe ndamushubije. Gusa mukomeze kwihangana kandi mukomeze no kudusengera. Impamvu mbabwira ati mukomeze kudusengera, duhura n'ibibazo byinshi, murabizi Satani nawe batifuza ibintu nk'ibi ngibi. Niyo mpamvu rero tuba dushaka ngo abantu mudukurikirana, abantu dufatanyije nk'uko muri abavandimwe, muri inshuti zacu, muri inshuti zanjye rwose, dukwiriye gusenga, dukwiye kugira amasengesho dushyiraho kugira ngo iyi channel yacu ikomere kandi ikomeze kubagezaho ibintu rwose mwifuza, kuko ndabizi ko iyi channel ibagezaho ibintu mwifuza. Uyu munsi nshatse ngo tuganire turi kurebana, ni nayo mpamvu mboneraho no kubabwira ati nayo mpamvu mubona tutagikora ama live. Ntabwo tugikora live bitewe nuko telefone yanjye amikoro ya kamera yayo cyangwa se ubushobozi bwa kamera yayo bwagize n'ikibazo nyine. Telefone yanjye yagize ikibazo yose ku buryo na kamera mubona ko idafata neza, kandi muzi ko mbere nta kibazo byari bitwaye. Kandi iki ni ikibazo gikomeye cyane, bikwiye gusimburwa n'iyindi, kuko nayo ugiye kuyireba ni ntoya bitewe n'ibintu dukora, ni ntoya cyane, ishaka iyindi. Niyo mpamvu rero gahunda twari dufite yo kuzajya tubagezaho ikiganiro mbaza mubaze muri live, tukaganira turi live. Mwabonye ko icyo kiganiro cyabaye nk'igihagazemo bitewe n'izo mpamvu y'uko tutagikora live. Ariko mwihangane, ibyo bintu biraza gukora iki, biraza kujya ku murongo, bizakemuka. Gufatanya gusenga, Imana ikadushumbusha iyindi telefone, ibintu bikajya mu buryo, ubundi tugakomeza. Ikindi kirebana na gahunda tubafitiye muri uku kwezi kwa karindwi cyangwa se ukwezi kwa gatandatu kuri kujya kurangirira no gukomeza, muzi ko nari nabijeje ibitangaza ko muri uku kwezi kwa gatandatu tuzaba twatangiye gusohora amafilimi arebana no kwiga mu kuri iyi channel, n'uburyo nyine umuntu yakwiga ariko binyuze mu mafilimi. Ubwo ku kwezi kwa gatandatu kaba kugiye kurangira, ibyo bintu bidakozwe, kurangira ibyo bintu bidakozwe ni nkaho kuri kurangira, kuko murabona amatariki ahantu ageze. Ariko ntabwo ibyo bintu, izo gahunda ntabwo twaziretse, ahubwo telefone nuko nyine yahise igira ikibazo. Mu kugira ikibazo nyine bisaba kugira ngo umuntu akoresha ubwenge bwinshi, nyine ashakisha uburyo yatira telefone n'iki. Ubwo rero telefone kuyitira cyangwa se ibintu byo gukoresha muri izo filimi kugira ngo tubibone, ni nkaho gahunda ziri kugenda zikemuka. Ibyo tuzifashisha ni nkaho biri kugenda biboneka. Ubwo rero mbijeje ibitangaza ko uku kwezi aho kuzajya kurangirira kwa gatandatu cyangwa se mu mpera zako cyangwa se mu gutangira ku kwezi kwa karindwi, noneho izi filimi zizatangira kunyuraho. Ikindi tutaragenda, ndagira ngo mbabwire ko twakinguye iyindi channel. Twabonye ko dukwiriye kubagezaho ibindi bintu bitandukanye, ariko tudakwiye kubinyuza kuri channel imwe. Dukingura iyindi channel, twubaka indi channel ibagezaho ibintu bijyanye n'urukundo cyangwa se ibintu bijyanye no kubaka ingo, ibintu bijyanye no kubaka ingo. Ubwo rero
nimba ufite ikibazo mu rugo, niba ufite ikibazo ku bintu bijyanye n'urukundo, iyi channel izajya idufasha mu buryo bujyanye no kubaka ingo, mu buryo bwo guhumurizanya, mu buryo bwo kungurana ibitekerezo, mu buryo mbega bwo kubaka ingo bitameze nk'uko ingo z'iki gihe zimeze. Dushaka ngo twubake ingo, tuzubakire kuri gahunda y'Imana ishaka. Buriya kubaka ingo bisaba kungurana ibitekerezo, ntago uko umuntu abitekereza ariko biba bimeze, ahubwo bisaba kungurana ibitekerezo no guhana ubwenge. Ubwo rero kuri iriya channel tuzajya duhana ubwenge, twungurana ibitekerezo, twiga uburyo umuntu akwiriye gufata mugenzi we, ibintu nk'ibyo nibyo bizajya bica kuri iriya channel. Iyo channel nta yindi niyo twise Love Zone Empire. Love Zone Empire. Love Zone Empire niyo tuzajya ducishaho ibyo biganiro, ndetse tunafite gahunda y'uko tuzajya ducishaho udufilimi tw'urukundo dusobanutse kuri iyo channel ya Love Zone Empire. Ubwo izo nizo gahunda tubafitiye, ndetse muri kumva ko umuryango uri kugenda waguka. Ubwo rero naho ushatse wagenda ugakora subscribe, ukajya ukurikirana ibiganiro byaho byo kubaka ingo, kubaka urukundo, abasore b'iki gihe uburyo bakwiye kumenya urukundo icyo ari cyo, uburyo bakwiye kwitwara mu rukundo. Ibyo ngibyo nibyo twateguye kuri Love Zone Empire. Naho ugomba kujya ugakora subscribe, n'ahangaha naho ntukagenda utakoze subscribe. Ni gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bijye bikugeraho neza. Amasomo yacu n'ubundi nta kibazo azajya anyuraho. Ikindi, hari umuntu watubaje muri comment atese amasomo yanyu muyashyiraho ryari na ryari kugira ngo nzajye nyakurikirana. Muzi ko twari twashyizeho uwa gatandatu no ku cyumweru, buri wa gatandatu na buri ku cyumweru ko twacishagaho amasomo y'ikigande, ariko twaje kubona bifite imbogamizi. Tuza kubona bifite imbogamizi kuko bitewe n'akazi nkora byaje kuzana imbogamizi ko ayo masomo muri iyo minsi abura kandi yarakuriye kujyaho bitewe n'akazi nkora. Ubwo rero mpitamo kugira ngo mu gihe mbonye akanya aya masomo njye nyashyiraho, cyangwa se nyategure, nimara kuyategura nyashyireho kugeza kumara icyumweru, cyangwa se mu cyumweru nyine nshakamo iminsi nk'itatu na uploading amasomo mashyashya. Ubwo rero nta munsi runaka noneho dufite uko uploading, ahubwo ni isaha ku isaha menya ngo isomo rigomba kujyaho, isaha ku isaha menya ngo isomo rigomba kujyaho. Niyo tugizemo ikibazo cyo kuvuga ngo dufite akazi kenshi, ariko menya ngo isaha n'isaha isomo rigomba gukora iki, kujyaho. Ahubwo we ni ukuba hafi na hafi ya channel. Nicyo kintu rwose mbabwiye kugira ngo mbasobanure, kuko benshi mwari mumenyereye ya minsi yo kuwa gatandatu no ku cyumweru, ariko iyo minsi twabonye ifite n'imbogamizi, kuko iyo minsi nibwo mba mfite akazi kenshi. Iyo minsi nibwo mba mfite akazi kenshi. Ubwo rero nabonye ko ndi kubura umwanya wo kugira ngo mbashyireho amasomo, mpitamo kuba nyikuyeho. Rero reka dukomeze nk'uko twabiteguye, ahubwo mujye muri comment mutubwire ngo ibintu twahisemo nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Isaha ku isaha kuba twashyiraho isomo, cyangwa se gukomeza iminsi runaka, mutoranye iminsi runaka mukwiriye kujya mwigiraho, cyangwa se mutubwire ati isaha ku isaha nta kibazo turiteguye. Muri comment nicyo kintu tuba dushaka. Mwari kumwe nanjye Deo MC, nandi kubasobanurira gahunda tubafitiye, kandi turi no kubashimira abantu mukurikirana channel yacu. Imana igomeze kubamira umugisha kandi igomeze kubarinda, naho gutaha.